Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko wera kandi ukiranuka. Izina ryawe ni ry'ukuri, izina ryawe ni ry'icyubahiro. Turagushimiye ko uri umukiza wacu, umukunzi wacu, umukiza wacu ushobora byose, nta kijya kikunanira, nta kibasha kurwanya imigambi yawe yose mu buryo ubwo ari bwo bwose. Turagushimiye Mwami, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwa hejuru. Ni umunsi mwiza uduhaye, ni umunsi mwiza w'umunezero. Imana ihimbazwe, izina ryawe nirishyirwa hejuru. Duhaye kubaho, duhaye kurama, duhaye kuramuka, duhaye umugisha w'ubuzima. Izina ryawe nirishimwe, nanone kandi izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amahoro yacu, byiringiro bizima, ntabwo waturetse, ntiwadusize, ntabwo ugeze uduhana. Twabaye abawe, uwacu. Turabigushimiye Mana, nta na rimwe wigeze udutererana, nta gihe na kimwe wigeze udusigira ngo dusige twenyine. Iminsi yose twarakubonye, twabonye neza yawe. Iminsi yose twabonye ubwiza bwawe, twabonye ubutabazi bwawe. Turabigushimiye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amahoro yacu, turagusabye kugira ngo uhagarare natwe muri uyu mwanya, igihe cyacu cyo gusenga ukeze, kandi uyu munsi uhumanure. Uyu munsi umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Turagushimiye ko uri kumwe natwe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko bwa mwene data umpaye kubana nawe muri uyu munsi. Ndagushimiye ko mwongeye iminsi yo kubaho, umunsi ukongera ku minsi yacu yo kurama, ukaba uduhaye kandi kubaho tuzigamiye icyo udutegurira cyangwa uduteganiriza. Ntabwo twabirenze ngo tubure kugushimira, izina ryawe nirishimwe Mwami. Turagushimiye rero kandi turaguhimbaje. Uhe umugisha uyu munsi, umunsi mwiza, tubonere mu mugisha udasanzwe ku bwa byose. Nuko hagarare natwe muri iki gihe cyo gusenga, tugira umugisha muri ibihe byiza byo gusenga, by'amasengesho no kumva ijambo ryawe. Umunsi wose tuwushyize mu biganza byawe, izina ryawe nirihimbazwe ku bwa byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Ndagusoje kandi muhaye ikaze, ndakwegereje muri uyu mwanya, ndakunezerewe. Muhaye ikaze muri uyu mwanya wo gusenga. Nk'ibisanzwe turi kuri Ntabwoba TV, gahunda n'isengesho ry'umunsi. Reka ngushimire wowe udahwema kubana natwe iminsi yose, udahwema kubana natwe muri gahunda zose za Ntabwoba TV. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Warakoze kubana natwe, ni umugisha twagize. Imana ibiguhere umugisha. Nanone kandi reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, wakoze amahitamo meza utazicuza. Ni umugisha ukomeye ko tugufite, kandi nawe tuzatuma uticuza kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Turaha ikaze na mwene data utarakora subscribe. Ahantu hose uherereye, cunga ko wakoze subscribe, birebe, reba ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, ukandeho, uduhe followers, uduhe followers, uduhe udufollowing, utubere umuntu tubana uhoraho. Ufungura akazogera kawe kugira ngo ujye ubona notification ya buri kiganiro cyose ijambo ry'Imana, amasengesho n'amateraniro dushyira tunyuza kuri Ntabwoba TV. Imana rero iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Uyu ni umunsi duhawe n'Imana ngo tunezererwemo kandi tuwishimiremo. Niyo mpamvu numva nifuza ko tuza gufata umwanya utari munini tugasoma ijambo ry'Imana, hanyuma tukaza kurisengeramo. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tuze gusoma ijambo ry'Imana, twebwe turisome, turisengeremo, kugira ngo tuze gusengera umunsi wacu. Turasoma igitabo cyo Kuva, ibice 23 umurongo wa 20. Haranditse ngo, dore ndatuma marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Amen. Ndasubiramo, Kuva 23 umurongo wa 20. Haranditse ngo, dore ndatuma marayika imbere yawe, akurinde mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Dore ndatuma marayika imbere yawe, akurinde mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza.
ndagira ngo tuze kuvuga kuri ijambo rito. Ni igihe Imana yasezeranyaga Abisiraheli nyuma y'uko ihaye Mose andi mategeko, iramubwira ngo rero noneho ubu ndatuma marayika wanjye akujya imbere, azabajya imbere. Yewe Mose, ndatuma marayika wanjye abajya imbere, cyangwa se akujya imbere, ajya imbere yawe, akuyobore, akurinde mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Ni ibintu bibiri. Sinzi, hari ubwo abantu batenda kwakira ikivuye mu byo basengeraga kandi ari nacyo bari bakeneye cyangwa bashakaga basengeraga, ariko ntuze guhusha icyo ushaka kuko nicyo kibonetse. Tuvuga ngo haleluya. Imvugo y'Imana iravuze ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurinde mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Ndavuga ngo habonetse ibintu bigera kuri bibiri. Ni marayika n'ahantu runaka. Marayika afite intego, afite inshingano yo kukurinda mu nzira. Kabiri, kandi akagushyitsa ahantu Imana yakwiteguriye. Ni ukuvuga ngo uyu mumarayika ayoherejwe n'Imana, umuhawe n'Imana. Nimbivuga gutya, ntuze kuzarira, ntuze gutindiganya. Icyo gukora ni iki? Ifu kwakira marayika. Akira marayika Imana ikoherereje. Habaho impamvu nyinshi zatuma Imana ikora ikintu, ariko reka mvuge nk'ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko inzira ijyaho Imana yakwiteguriye utayizi. Inzira ijya mu masezerano y'Imana wowe ntuyizi. Inzira ijya ku migambi y'Imana ku buzima bwawe ntuyizi. Inzira ijya ku by'Imana igambira ku buzima bwawe we ntuyizi. Wowe ntuzi icyo Imana igambiriye gukora, ntiwanamenya inzira ikijyaho izakigeraho, ntayo uzi. Ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ntuzi ibiri muri iyo nzira, ntuzi ibiyiberamo, ntuzi ibigutegewemo, ntuzi ibibera muri iyo nzira, ntuzi ibihari. Imana ihimbazwe cyane. Nicyo gituma Uwiteka atuma marayika. Impamvu ya gatatu wenda ariyo dusorezaho muri nkeya natekereje. Impamvu yo kuguha marayika ni uko udashobora kwishoboza uru rugendo. Haleluya. Impamvu ya kane ni uko utazi iyo ujya, ni uko utazi iyo ujyanwa. Ahantu Imana igambiriye kugushyitsa, kukugeza, kukujyana, ni nacyo twahereyeho. Wowe ntabwo uhazi, ariko marayika arahazi kuko ahawe misiyo. Kabiri, ibiri muri iyo nzira arabizi. Gatatu, azabyishoborera. Niyo mpamvu wowe utari ubishoboye, nicyo gitumye umuhabwa. We azahangana nabyo, we azarwana nabyo. Marayika azahangana nabyo kandi azatuma ibyo Imana igambiriye kukugezaho bigerwaho. Ndashaka ko tunasenga. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko dusenga. Marayika aho kujyana arahazi. Marayika aho ujyanwa, aho utegurirwa, aho wateguriwe arahazi. Niyo mpamvu Imana imuguhaye ngo akurinde. Impamvu ya mbere yo guhabwa marayika ni uko aho ujya utahazi, aho Imana igambiriye kukujyana ntuhazi. Impamvu ya kabiri, ntuzi ibizabera muri iyo nzira. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo akurinde. Impamvu ya kane ni ukugira ngo bizagerweho. Imana iguha umugisha. Akira marayika w'Imana, akira ugutumweho, akira uwo Imana yohereje. Imana yavuze ngo dore ndatuma marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, akugeza aho nakwiteguriye. Ibyo biravuze ngo kugera ku mugambi w'Imana birashoboka. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzagerwaho. Icyo Imana ishaka agambiriye kizagerwaho. Icyo Imana yategetse ku buzima bwawe kizagerwaho. Imana izatuma biba. Imana izatuma bigerwaho. Nubwo harimo ingorane, nubwo harimo amakuba, nubwo harimo ibigeragezo, nubwo harimo ibicanege by'uburyo butari bumwe, Imana izatuma bigerwaho. Marayika azagushyitsa. Ndanezerewe Imana.
Imana izatuma bigerwaho, marayika azagushyitsa. Nicyo kimuzanye, ari muri misiyo, afite misiyo yo kukurinda no kukugeza aho Imana yakwiteguriye, kandi ibyo azabikora neza. Yitwa marayika. Si we wa mbere atumweho, hari n'abandi yashyikije, hari abandi yagejejeho wajyaye, hari abandi yagejeje ku byo bagombaga kugeraho. Nawe agutumweho ngo agushyitse, nawe agutumweho ngo akugezeyo. Imana iguha umugisha. Hari igihe umuntu atangira urugendo, hari igihe umuntu anyura mu nzira, hari igihe umuntu anyura muri byinshi, anyura mu bigoye, anyura mu bikomeye, akajya yibaza atari ko urugendo ruzarangira. Ese ubu ibi bintu bizarangira bite? Ese ubu bizarangira nkiriho? Ese ubu bizansiga amahoro? Nguwo marayika afite inshingano yo kukurinda no kugushyitsa ku byo Imana yakwiteguriyeho. Murokore, haleluya. Umva ibi, marayika azagushyitsa aho Imana yakwiteguriye, kuko niwe uhazi n'inzira ijyayo arayizi. Azakurindira mu nzira kandi azagushyitsa aho Imana yakwiteguriye. Ubwoba nibushire, usiwogope, umutima wawe nutuze, wiguhagararamo, bizagerwaho. Ibyo Imana yavuze, ibyo Imana isezeranye, ibyo Imana ivuga, ibyo Imana igambirira, ibyo tuyisaba dusenga, bizakunda. Imana izatuma bigerwaho, Imana izatuma biba. Turi mu itangira ry'uyu mwaka, turacyari mu mizi, turacyari ahantu, turacyari hafi cyane. Witakaza ibyiringiro by'ibizaba, wikumva ko nta gipasa, nta gishoboka, nta kigenda, bya magambo yose, bya materime akoreshwa. Oya, menya ko ibyiringiro bihari. Ibitari ibyo marayika nta cyaba kimuzanye, ariko azanywe n'iki? Azanywe no kukurindira mu nzira no kukugeza aho Imana yakwiteguriye. Dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Marayika azakugezayo, marayika azagushyitsa, marayika azatuma bigerwaho. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndashaka kudusenga, ndashaka kukurarika kugira ngo dusenge Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndashaka ko wumva ikintu kibaye. Ikintu kibaye kugira ngo ibyo Imana ishaka bigerweho, ibyo Imana yagambiriye bizasohore, ibyo Imana yasezeranye bizabisohoza, kandi nta kabuza bizaba bityo ko Imana bigambiriye. Dusenge mu izina rya Yesu. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware kandi Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana itwumva kandi Imana itwumvira, Imana itureba kandi Imana itureberera. Turagushimiye ko uri Imana yacu, turagushimiye ko uri umubyeyi wacu, turagushimiye ko uri ndebera kure, uri imenyera kure, uri Imana ihagarara mu itangira ry'ikintu ikamenya no mu isoza ryacyo, uri Imana ihagarara mu itangira ikavuga mu isoza ry'ibintu byose. Turagushimiye kuri Imana ifite aho yatwiteguriye. Hari ubwo tuba mu buzima, hari ubwo duhura na situation, hari ubwo umuntu ahura n'amakuba, hari ubwo umuntu ahura n'intambara, akajya yibaza atari ko harahari, harya ubu hariho, hari umugambi w'Imana harya ubu mfiteho, hari ikintu harya ubu kizambaho, hari ikintu harya ubu kiza Imana izankorera. Ijambo ryawe ritumenyesheje ko hari ahantu watwiteguriye. Turabinezerewe, turagushimiye Imana, turabigushimiye, turabiguhimbarije, turakunezerewe mukunzi. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko wera, turagushimiye ko ukiranuka, turagushimiye ko uri umwami wacu, turagushimiye ko uri amahoro yacu, turagushimiye kuri ibyiringiro byacu. Izina ryawe nirishimwe. Harahari umuntu ajya agira ubwoba bw'uko ashobora kutazagerwaho, adashobora kuzaba, ashobora kutazabigeraho, ariko ubwoba bwe bwaba bufite ishingiro kuko batabyibashisha n'inzira ijya atayizi, inzira ijya atayirindiramo ngo bishoboke. Ariko uduhaye marayika, haleluya, uduhaye marayika ngo atugende imbere, aturindire mu nzira, azadushyitse ku mugambi wawe. Izina ryawe nirishimwe kuri Imana dutekerereza kandi tumenyera ibidukwiriye. Turabigushimiye mahoro yacu, turabigushimiye ibyiringiro bizima, turagushimiye mwami. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru kuko uri Imana igambirira kandi igasohoza. Umugisha mwene data, umugisha muri uyu munsi, umunsi umubere umunsi w'umugisha, umubere umunsi mwiza cyane, umubere
umunsi wo kuboneramo umunezero, umubere umunsi wo kuboneramo ibyishimo, umubere umunsi wo kuboneramo ibinezeza umutima, winezeza umubiri we, aboneremo iby'Imana yamugambiriyeho, yegusha umugisha wose wo muri uyu munsi. Izuba ntirirenga atabonye agakiza k'Imana n'ubutabazi bwayo. Ndagushimiye ko tugiriye neza, ndagushimiye ko tugendereye, ndagushimiye ko twitayeho, ndagushimiye ko tubereye Imana, ukatubera umurengezi, ukatubera agakinga, ukatubera inkoni twicumbaho, ukatubera impamvu zo gukomeza urugendo, impamvu z'ibyiringiro byacu. Turagushimiye ko twongeye imbaraga mu bugingo, ibyiringiro by'ubuzima bikagaruka, kandi ukaduha icyizere cyo gukomeza kukwizera. Urakoze kutugiriye neza, urakoze kutubereye Imana n'umurengezi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro ku bwa byinshi, izina ryawe nirihabwa icyubahiro ku bwa byose, izina ryawe nirihabwa icyubahiro ku bw'ibiriho n'ibitarabaho n'ibyabayeho byose, kuko uri Imana yacu idukunda mu bihe byose kandi ikatwitaho. Izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe nishyirwe hejuru. Turagushimiye kutwitaho kandi ukaba udusubishe, ukijije abarwayi, uhembuye abaguye, basubiye inyuma urabagaruye, kandi uri Imana ihembura imyuka yacu n'ubugingo bwacu, tukabari imbere yawe. Urakoze kutugiriye neza, urakoze kutwitayeho, byose biri mu biganza byawe ngo tugenze uko ushaka, turi imbere yawe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha nshuti yanjye, Imana ikwiteho, Uwiteka akumurikishirize amaso ye kandi akurinde, aguhe umugisha kandi aguhe amahoro. Imana ikugire neza. Nkundira nkurarike kuza kubana natwe mu iteraniro rya nimugoroba saa 12 z'umugoroba, iteraniro ryitwa Banguka Nkutabare. Ni iteraniro ryiza, ni iteraniro ry'umugisha, ni iteraniro duhembukiramo, riba saa 12 z'umugoroba buri wa kabiri kugera saa 2. Tuba dufite abaramyi duhimbaza Imana, tuba dufite ijambo ry'Imana, kandi dusengera ibyifuzo mu buryo bwimbitse. Imana iguha umugisha. Nk'ibisanzwe uri kumwe n'inshuti yawe gukunda muri Kristo Yesu. Ndi Emmanuel Tuyishime, ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, mwibuke iminsi yose kandi musabire ko nsenze. Imana y'amahoro nkora iteka iguha umugisha utagabanije muri Kristo Yesu, amen, amen.